Welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, bantu b'Imana mumeze gute? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeye. Ni kuri Shushu TV nk'ibisanzwe, bishyashya tuguhaye ikaze. Nyabona, ubaye usanzwe, wowe ugenda ukagaruka, turabanya mu mugisha kukugira mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni mpamvu turabanyamugisha wo gukora share, wowe ureba ikiganiro ukakirangiza, wowe twandikira like, wowe tubwira ati ibintu mwavuze nibyo ni ukuri, udutera ingabo mu bitugu, wowe tubwira ngo courage, Imana iduhana umugisha kandi burya ntugire ngo ntuba wakoze nk'ibyo nakoze. Mba ndi guharanira gushyira itafari ku rugo rwa mugenzi wanjye nzi cyangwa ntazi, kandi nawe iyo ukoze ako kantu navuga ngo ntabwo ari gato cyane, ubu nshyigikiye kandi nawe ukoze kimwe nk'icyo nkoze. Nimba nashyizeho itafari rya fondasiyo, wowe ushyizeho irikurikira. Inshuti zanjye, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu umugabo yanga ku mugore babana. Akenshi dukunda kuvuga ngo ibintu umugabo yanga ku mugore muri rusange, naho tugiye kureba umugore babana yishakiye, yarongoye, yakoye, yabyajemo abana bangahe, ibintu umugabo amwangaho. Ntabwo turi kuvuga ngo ni nyashi ngo bla 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 bla, kuko umuntu wamushyize mu rugo ibyo ntabwo biba bikiri priorite ya mbere yo gushingiraho. Waramushatse ntazo afite zikaza sava, waramushatse zifite zikagenda sava, waramushatse nazo, ibyo ntabwo aricyo tugiye kureba. Ntabwo ari bijyanye n'imiterere yo ku mubiri ya nyashi, ibikini nyashi, uwo muntu amabura nyabona, nizo mvugo z'iki gihe mba numva bavuga. Ubwo ikintu cya mbere umugabo yanga ku mugore yashatse babana mu rugo amanywa nijoro buri munsi, umugabo yanga kwirirwa asubiramo ikosa. Donc uyu mugore uyu munsi wakoze igikosa, akaza kari kubwira ikosa rirambangamira, ibintu ntukagure simbishaka, ejo akagaruka agasanga wari kusubiyemo, ejo agasanga warisubiyemo, ejo agasanga warisubiyemo, akabwira ati ibi bintu bireke bihindure, wowe ntushaka no kubona ko ari ikosa. Donc utemeye ko ari ikosa ntiwanabihindura. Rero abagabo benshi icyo kintu baracyanga, guhora ari muri iki kintu tuzagipfa. Simanye kubwira mama Karari iki kintu turi bugipfe, iki kintu wakiretse, uburetse kugenda muri ibi nibi, ukareka ibi nibi bitewe n'ibyo umugabo wawe yanga, wabiretse. Ukanangira ugati vuga uvuye aha, akiyavuga ahita bisubira, akiyava nimba kubuza kugenda utamusabye uruhushya, akiyava nawe ugasohoka. Ibyo bintu abagabo barabyanga, babyanga urunuka. Abagore tubibarinde, tubirinde abagabo bacu. Nimba uzi ngo yakwiyomye kuri iki kintu, gerageza nawe ukirinde kandi ukirwanyirize kure, ujye kure yacyo, kubera yuko gukomeza agisubiramo ntabwo ari ibintu akunze, kandi iyo umuntu wahatira gukora ibintu adakunze bivamo ibindi bintu bitari byiza. Ikindi kintu cya kabiri, abagabo muri rusange ntabwo badakunda ku bagore babo. Ubundi umugabo ni umutware w'urugo, rero aba afite ukuntu apanga, nifuza gutwara urugo rwe, ariko agomba kubijyamo inama n'umugore we, ariko noneho abyanga iyo umugore we amwubahuka. Abagabo bakunda ikibari, dukunda kuvuga muri video zacu nyinshi. Rero umugore iyo yubaha umugabo we, umugabo arabyanga cyane, akamwubahuka rero mu buryo butatu bugiye butandukanye. Hari ukumwubahuka bwo mu magambo, ntabwo avuga ijambo, yaba yicaye mu bana, yaba ari kumwe n'abakozi, umugore akahita amusubiza ijambo ku buryo n'umukozi ahita abona ko boss asuzuguritse. Ku buryo umugore avuga ijambo ukahita ubona ko boss aciwe amazi. Bya bindi usanga abakozi baganira ati burya abakozi bagira rubanga, bagira amagambo bifite ukuntu baganira, ko bati uzi umugabo muri rugo ni inganzwa, aravuga se ugira ngo aravuga. Akivuga mabuja aba yazamutse, mabuja hari n'isasu. Kubahuka umugabo wawe mu buryo bw'amagambo ntabwo ari ikintu cyiza, abagabo barabyanga. Donc nimba avuze ikintu niyo utemeranya nacyo, ntabwo mvuze uvuye ngo yego mwidishyi ngo karamenya kubaho, ariko just banza urebe around you, environment igukikije, abantu bahari ni bande, ku buryo ntari uvuga ijambo mu burakari cyangwa se nkamusubiza wewe ndashobora no nkaza kuvuga ati babara n'icyo, ariko abandi babintu babibonye ukundi kuntu. Donc kumwubahuka muri public
no muna rimwe nyine ntabwo ari byo, ntabwo yabikunda, ntabwo yabyishimira, ariko noneho biba akarusho iyo umusuzuguye, ukamusuzugurira muri rubanda, ukamusuzuguza n'abandi, babyanga urunuka, ukamusuzugura mu bantu, umusuzuguza, ukamusuzugura wanga kwemera no kumvira imyanzuro. Burya buri muntu uko twabye ngo n'umutware w'ubwo afite ukuntu aba ashaka ko urwo rugenda, donc arakubwira tubigenze gutya, ndumva twakora iki, akivuga ati ibyo bintu wapi. Donc nine nibyo akugisha inama umuntu avugana, ariko we biri kuri rwa rwego ikintu cyose akivuze akivuga witu uvuga zedi, mukahita munyuranye ntugiye n'ahantu muhurira. Kumwubahuka muri ubwo buryo bw'ibitekerezo muri public, mu kutumva imyanzuro ye, mu kutumva uko yiyumva, ukamwubahuka ku mubiri we, umusebya amagambo y'imvugo mbi nyandagazi ntabasha kuvugira imbere ya kamera, ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Abagabo rero barabyanga, donc kumwubahuka muri rusange mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nta mugabo ukunda ko umugore we amusuzugura, amwubahuka by'umwihariko by'akarusho mu karubanda. Hari abantu barenze umwe, ntago abagabo babikunda. Abagore tubyirinde, tubigendere kure. Ikindi kintu abagabo banga cyane ni ukumugereranya n'abandi. Iryo kosa hari abagore bakunda kurigwamo. Umugabo wo kwa kanaka use ko yaguriye umugore w'imodoka, njye ukaba utarayigura, uza amafaranga yakuye wenda ari credit, uwa wari kuvuga ati no turye credit ngo ndashaka kugushimisha, itonde imana n'ikindi nzayigura. Burya hari ukuntu abagore bakishima katambwa nti burya reka nkubwire, uzi ex wanjye, uzi buriya ubikoze nkuko ex wanjye yabigenzaga. Icyo gihugu umugabo wawe ijambo by'umwihariko rijyanye no ku gikorwa cy'abubatse, ukamubwira niba atari we mugabo wa mbere mwahuye, ukamubwira abo mwabanje n'iki, niyo akurebye ugenda bikubonamo, mbega umwangije ku rwego rwo hejuru, ku rwego ntabasha kugusobanura. Rero abagabo barabyanga cyane kubagereranya n'abandi. Umugabo wo kwa kanaka ngo akora ibi na biriya, buriya ugiye ukabaza umugore w'uwo mugabo uri kumutakira, nawe ashobora kuvuga ati warahiriwe ufite umugabo mwiza, bivuze ngo iki wambaye keze ntamenya ko kera. Ujya kwandavurira iby'abandi, ujya kuvuga umugabo ugereranya, nta mugabo n'umwe ahava akagera, yaba umukene yaba umukire, yaba ari hagati, nta n'umwe ushobora kuvuga ngo yicaye yishimiye kuri kumurata amashimwe, kuri kumubwira ngo ararutwa no kwakanaka. Ntawe. Abagabo barabyanga en plus ku bagore bashatse. Iyo yagushatse ntabwo ari kimwe n'umuntu bari gutereta, bari akiri kumutereta ushobora kuvuga ati ntumeze nk'urakata, ngo okay niba ntameze nkawe good, kumva ntazabasha no guhaza ibyiyumvo byawe n'imyemerere yawe n'imyizerere yawe n'ibyifuzo byawe, musanga guess what, iyo mubana se bigenda gutaza kugira ngo sanguriye, ntago azabikubwira, ahubwo arabana n'icyo gikomere, arabana no kuba atameze nk'umugabo, arabana no kutaba we nka nyawe. We nka nyawe ngo kwiyereke we nka nyawe, ageze gukora ibintu mu buryo bwe, icyo gihe uba wamaze kumwangiriza mu mutwe ndetse no mu marangamutima ye. Ikindi kintu abagabo banga ku bagore babana bashakanye kandi bakacyanga urumuka, bakaracyanga cyane abagore kubahana babafatiranye amarangamutima yabo. Ubundi kimwe mu kintu abagabo bakunda cyane harimo sex, igikorwa cyo basitse gukora imibonano mpuzabitsina n'abagore babo, ni kimwe mu bintu abagabo bakunda cyane. Rero umugore kuba mwashwanye ukamuhanisha iyo ngingo, nta mugabo n'umukunda. Rero muri Islam ntabwo byemewe, bakiga nabikozemo iyo wabanye n'umugabo mwarasezeranye imbere y'Imana n'amategeko, ababyeyi baragutanze, byarahawe umugisha, kumwima haki, kumwima uburenganzira be yabishatse, ntabwo ari ikintu cyiza kubera ko uhanwa nyine nk'ukoze icyaha, ntabwo ari ikintu cyiza. Donc noneho wowe uramufatirana buri gihe kubera ko uyu munsi mwari mwemeranyije ko akugurira umwenda akaba ntawe yazanye, igira y'umumore urambaza iki, ugasanga buri uko mwapfuye akantu gato uri kwitureba intege nkeze ukazimuhanisha ukoresheje, kuko akugira amarangamutima ye, kuko akugira affection, kuko akugirira sentiment, icyo kintu ukagikoresha nk'igihano. Abagabo barabyanga cyane. Niba mwapfuye ibintu mu sorting out, mu birangiza, ariko nimugera mu buriri akubone nka madamu, nimugera mu cyumba akubone nka madamu, wiza kuzana
ibyo mu gikoni, ngo wasanze ntetse ngo wanga kumfasha ngo njye konsa umwana, ngo wasanze ndi kumesa wanga kumfasha ngo none urambazi. Arakubaza iki? Nawe yasanze uri ibyo, nawe hari ibyo avuyemo, avuye guhigira umuryango, avuye mu bintu n'ibindi. Rero abagabo banga cyane ku bagore babo bajya kubahima no kubahana, bakabahana babahimishije mu kubabaza amarangamutima mu gikorwa cy'abashakanye, kumurisha umutima n'umubiri. Ibyo bintu abagabo barabyanga cyane, nyabona abagore mu byirinde, sibyo? Ubwo rero ibintu uramutse ubibonye ukavuga ati ko umugabo wanjye ntabwo nari biswi ibintu abyanga kuri uru rwego. Ntabwo nabangwa n'abagabo muri rusange, ariko ari bose. Nta mugabo ukunda agasuzuguro, nta mugabo ukunda guhakanirwa hakiye cyangwa se uburenganzira bwe mu gitanda. Ntabwo biba habera gukoye, kandi yenda nubwo impano burya atari ikiguzi, ari nk'ishimwe, ariko nyine uguruwe, umubiri wawe ari uwe ngo awugenge, ntabwo aba akeneye kugushaka. Ngo hari uwo n'abanyavuga ngo bamarana ngo imyaka 3 ngo baryama nk'umugore n'umugabo mu cyumba, ariko ameze nka mushiki we cyangwa mama we. Ntabwo ari byo. Ni ibihano nyine birengereye. Umugabo nimba wanamuhanye, muhane birangire, muhane wenda kutamuvugisha, aza nyine umwereke ko umukeburiye, umwereke ko nimba yaza ukamusoma ukamukabizu ukamwakira, azabone bite n'ibite, abone nyine umusubizo nk'umuntu usanzwe n'urugero, ariko abone nyine ko hari ikibazo gihari, aza kubaza se twapfuye iki, bize gute, mu bisoting out, mu birangize, ariko mujye kugera mu cyumba ibintu byose mwabicotse mwabirangije. Apara kujya kugera mu cyumba ahubwo ukaba ari gukaza intambara, ushaka kumuhima no kumubangamira mu bundi buryo. Ntabwo abagabo muri rusange babikunda. Ibiganiro biba bigamije kubaka umuryango, ibi biganiro biba bigamije gutuma ingo ziba nziza kurushaho, no gutuma abashakanye burya twigira mu kwigana, kandi twigira mu gushyira mu bikorwa. Ukumva uko umuntu yavuze ibintu ukabiturayinga, ukareba ikigukorera iwawe, ikitagukorera ukakireka, sibyo? Imana ikomeze kubarida kandi ikomeze kubakunda, iduhana ubuzima kandi iturinde, dukomeze kubaka umuryango muzima. Itafari rya nyuma rishyizeho, hasigaye aho kureba ikiganiro ukakirangiza, ugakora share, ugakora subscribe, comment, like. Mbirimo ngiye kuzanzana umutumirwa tuganire kandi twubaka umuryango. Ndizera ko bizabaryohera ndetse bikabanogera kurushaho, sibyo? Imana ikomeze kubarinda kandi duhana umugisha. Bye bye, ndagukunda cyane.